impamvu turwana zirahari nyinshi bari bacu ntibigeze bataha ntabwo tuvuga ziracyari ahangaha n'ubundi ziyoboye n'ahangaha. Umuteganya ko mushobora guhirika ubutegetsi mukoresheje igisirikare? Bari ku butegetsi umunsi twari hamwe nabo kuva kera 2013 kandi azaho twabateranize za Rumanga. Uyu Kisekedi twari kumwe nawe muri coalition. Kisekedi arabeshya n'abantu bose barabeshya ni uko bakeka abantu bose arabaginga hari na 2012 barabikoze 2013 barabikoze bikozwe na kakagabo kamwe bita Kahonja kabagigoma kari gakuri intera hamwe. Wenyine yatubwiye ko ngo nyuma yo kurikirana bari gusanga turi abanyarwanda. Avuga ko n'ubundi arwana n'u Rwanda rimwe na rimwe akavuga bati nitsinda ririmo abakongomani n'abanyarwanda rifashwa n'u Rwanda ndetse na Uganda. Ikimwe iyo bakivuze mu byumva mute ku uyu munsi bavuga ko mufashwa n'u Rwanda na Uganda? Nta mbabazi nta rukundo afitiye abaturage. Abanyamahanga turabafite, dufite abarundi, dufite na FDL nabona abanyamahanga ni bene wacu. Reka tubahe ikaze inshuti bakunze ibiganiro byacu, tubashimire ko mukomeza kubana natwe. Nkuko rero mu biganiro byacu byatambutse twabararikiye kuza gukurikira ikiganiro twagiranye na generali uyoboye inyeshyamba zirwanira mu burasirazuba bwa Kongo, General Makenga. Hari byinshi twaganiriye, ariko wakwibaza mu inzira yacu yo kuva mu bice bya Kongo twerekera aho generali yari iteye ite. Yari inzira ndende inageraho batemera ko dushobora gukurikira no kumenya inzira zidutwaye kugira ngo twisange turi aho tugiye kumureba. Wakwibaza ngo agaragara tubusanzwe mbere yuko wenda mwumva ibibazo yasubizaga cyangwa ko yatuganirije. Reka tubanze tubereke ishusho n'inzira twanyuze twerekera aho ari. Tugera ahari stati cyangwa se ikibumbano kitararangira bavuga ko ari cy'umwami Ndeze. Ubundi aho niho twongeye kuburira inzira itujyana aho twajya kwa generali. Urugendo rutatworoheye hafi amasaha agera kuri 3 arenga tutabasha kureba ngo turajyahe cyangwa turavahe. Cyo kuri cyo numvaga umuhanda wari urimo ibintu bikocagurika, wari umuhanda ufite amakoro, ufite ibintu bishwanyagurika bisobanura ko ari umuhanda udakoze. No muri aya mashusho yacu mu rugendo uri bubibone arabona ko uyu muhanda mu by'ukuri udakoze. Ni umuhanda rero wuzuye navuga ngo amabuye cyangwa amakoro. Ni umuhanda uriho abaturage bari mu mirimo yabo, ariko tugeze kuri iyo stati niho twaburiye inzira yatujyanaga. Twagenze amasaha agera kuri 3 hafi 4 nkurikije isaha twahuriye n'abagomba kudutwaraho generali. Byari mu masaha 5 z'amanywa, ariko hagati aho twe twahagurutse i Kigali nko mu masaha 9 z'ijoro. Kuri twe nk'abanyamakuru nari mfite amatsiko yo kwibaza uyu mugabo udakunze kugaragara mu itangazamakuru General Makenga ni umuntu wakira abantu ate, uvuga ate, ararinzwe mu by'ukuri mu buryo bukomeye, kuko aho naje kugerera aho ari atuye cyangwa se ahacumbitse muri iyo misozi ye miremire, muri iyo nzira ntashobora kumenya. Ariko icyo narebaga nuko ndebye hanze ngeze aho ndi nabonaga ari mu misozi miremire myinshi cyane, ubona ko bashobora kuba borora ahandi bagahinga. Ntabashiri nagerageje gushaka ko nabona icyapa kiranga ahari cyangwa ahandi hantu. Mu by'ukuri mu bigize itangazamakuru bavuga ngo ugomba kuvuga ahehe, ryari, gute, inde, icyabaye. Ibyo hariya nabaje kugera kuri generali namugezeho ntakibasha kuzuza izo nshinga zigeze kuri 5 z'itangazamakuru, kuko ahari n'igihe narakigereranyije nkurikije umwanya twamaze tugenda. Ndavuga ngo uko bikose ngenza amasaha 3 n'igice ntabasha kureba aho ngiye. Mpageze naho ndageranye ndavuga ngo uko bikose ni imisozi miremire ifite ubukonje butari bwinshi cyane, ariko ubona ko hakonje. Nubwo nari nirwanyeho nkambara agakoti imbere ya generali kugira ngo ntaza kujya nambaye ibifurumba akavuga ati kuwunda abandi ajyayo yambaye agakote n'inge yasuzuguye. Ariko ni umugabo utuje cyane udafite amagambo menshi yo kuvuga. Urangaye ushobora kumubaza uti umeze ute, ati naha mubayeho mute cyangwa se ubuzima bumeze gute, agasubiza akoresha ijambo rimwe rivuga ngo tumeze neza. Bisaba gukomeza gushakisha kugira ngo akubwire n'ibindi birenze. Gusa muri ikiganiro turagira ngo mukurikire byumvikanye kenshi hano
perezida wa Kongo ndetse n'umuvugizi yaba perezida Tshisekedi ndetse na Patrick Muyaya akaba na minisitiri w'itumanaho bahakana ko hatigeze kubaho igihe cyo kujya cya M23 kujya gukorana na perezida Tshisekedi ubwo yari amaze gutorwa. Aha generali Makenga arasobanura urugendo rwabo uko bagiye Kinshasa bakamara amezi 18 ngira ngo niba ntibeshye murabyumva muri kiganiro uko byagenze kugeza bongeye gusubira mu ishyamba. Yongeye no kuduha urugendo rwo kuva mu nkambi. Ikindi gitangaje nuko yatubwiye ko 2012 ntabwo M23 yatsinzwe ahubwo isi yarayihururije yigira inama yo kuvuga ati reka dusubire inyuma, ariko bo bavuga ko batatsinzwe kuko impamvu barwanira itaratsindwa. Reka wenda iyi nzira ntoya yaho twabashije kureba yaba Rucuro twaciye ku ruganda rw'amazi rw'amashanyarazi ruzatanga umuriro muri Bunagana. Ikindi gitangaje nuko imiryango mpuzamahanga uyu munsi irimo korana na M23 mu bice igenzura. Nanone ushobora kwibaza ngo wenda tuzafata igihe cyo kubitekerezaho gusa nkaho tuganira ku magambo yakoresheje. Ese aba bantu niba isi yose ivuga ko ari abantu bashobora kuba bakora ibintu bibi, ari inyeshyamba zidakwiye gushyigikirwa, kuki haragaragara abanyamahanga benshi barimo gukorana nabo, imiryango mpuzamahanga za Croix Rouge, ibikorwa birakomeje abari basanzwe bakorera aho ngaho. Wakwibaza ngo baba barindiwe umutekano niyo mpamvu bahagumye, cyangwa babaye batawurindiwe ninde urusha abazungu ba mbere guhunga iyo habaye intambara mu bice bitandukanye. Reka tubaha akanya mukurikire generali Makenga mu kiganiro twagiranye, arasobanura mu magambo ye atuje. Namwe mugiye kugikurikira mugikurikire mutuje kugira ngo mwumve ibyo avuga. Turasaba abantu gukora comment zikwiye, turasaba abantu gukora comment ku byavuzwe nkuko abakunzi bacu bisanzwe tubabwira tuti icyubahiro cya buri wese aragikwiye, ariko tunabararikira kuzakurikirana ikiganiro none twagiranye n'abakoroneri baba bafashwe ku rugamba, baba ndetse n'abemeye kuyoboka baje bizanye cyangwa terime bakoreshaga yitwaga kwiripotinga nkuko twabibwirwaga n'umuvugizi w'inyeshyamba mu bya gisirikare Koroneri Wiringoma, ndetse turi kumwe n'ushinzwe iperereza Koroneri Nzenze. Bafite byinshi batubwiye ubwo batwerekaga imfungwa ndetse n'abiripotinze bakagana kuri izi nyeshyamba. Reka tubanze ukurikije generali torarikira kuzakurikira n'ibyo biganiro bikurikiye banyu n'uburyo mudufasha muri byose, cyane cyane abadutera inkunga kugira ngo tubashe kugera haba urugendo rurerure, ariko kudushyigikira umunsi ku wundi bwa mu buryo bw'iyi nomero twashyizeho kugira ngo icyo mushyireho igiceri se cyaba 100 cyangwa ngahe, kureba ibiganiro byacu, kugurira abafatanyabikorwa bacu batandukanye, byose ni uruhare mugira kugira ngo tubashe kubagezaho inkuru zitandukanye hirya no hino. Fasha uyu mwanya rero ngo nshimire mwese mwaduteye inkunga n'abakomeje kuyidutera, mwese turacyabashimira, muri ab'ingenzi mu buzima bw'akazi kacu ka buri munsi. Kuwa gatandatu tariki 8 z'ukwa gatandatu isa 12 z'umugoroba imihanda yose izerekeza muri Kigali mu nkera ikeza ibihigo Migabo live concert twateguriwe na Cyusa n'inkera. Ngwino dutarama u Rwanda hamwe n'itorero Inganzo Gari, Ruti Joel Rumata wa Musomandera na Maria Yohana. Zigaba icyicaro cyawe ugura itike ku 10,000 ahasanzwe 20,000 mu myanya y'icyubahiro, ndetse n'ameza y'abantu 8 ku 250 cyangwa umwanya umwe ku meza ku 35,000, kandi munahabwa icyo kunywa. Warubizi se uguze itike ubu ugabanyirizwa hafi 20%. Ukeneye andi makuru waduhamagara kuri 078 78 3 78 cyatewe ingana. Yego nshuti bakunzi rero mukurikira ibiganiro byacu Scovia Fashion Shop, munoneho kugira ngo muyibone uraturuka kuri Rwanda Revenue, hari akarenge kanditsemo Scovia Fashion Shop muri nyubako ya Mike, muri Mike. Ako karenge kari mu ibara ritukura, iyo urebye hasi ibara ritukura ribona harimo nomero za telefone wahamagara. Ako karenge kanditsemo Scovia Fashion ugakurikire karakujyana mu iduka ngo pi. Kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kaberwa, gana Scovia Fashion House. Muri Scovia Fashion House urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original. Tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye. Muri Scovia Fashion House
tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye. Scovia Fashion dukora mu nyubako ya Miki, winjira ahakorera Rwanda Revenue ugakurikira akarenge kanditseho Scovia Fashion Shop kakugeza neza aho dukorera. Kuri ubu kandi tubafitiye umwihariko w'uko dufite atelier ibadodera modeli zose mwifuza. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 07 94 280 443 cyangwa se 07 45 28 084. Scovia Fashion Shop, style with us. Afande, reka tuvuge ngo tuguhaye ikaze mu kiganiro, turashima kandi ko mwatuboneye umwanya wo kutwakira. Yego, reka twabwira abadukurikiye ko tugiye kugirana ikiganiro ku bijyanye naho uyu munsi inyeshyamba M23 zirwana mu burasirazuba bwa Kongo, aho zihanganye na leta ya Kongo n'igisirikare cya FARDC. Tugiye kuganira na General Sultan Makenga, akaba umugaba w'izingabo navuga ko zirwanira muri burasirazuba bwa Kongo M23. Afande, turagira ngo wenda mbere yuko tuvuga ku mibereho uyu munsi uko imeze, impamvu ikomeye nyuma yuko 2012 mutsinzwe mu gahunga, impamvu yakomeye yatumye mwongera kugaruka mumaze gutsindwa, aho mwakuye icyizere ko noneho mushobora gushobora ibyari byabananiye mbere niki? Murakoze. 2013 ntaho twatsinzwe urugamba, ubwo niko government zo zivuga. Utsinda abantu iyo abafite impamvu ituma barwana. So habaye ibibazo icyo gihe, hazamo Nations Unies, hazamo UN, hazamo SADC, hazamo n'abandi bandi. Ngomba ko tuva kuri ground. Twisanga turi Uganda, twisanga turi mu Rwanda kuri bamwe, ariko tugirana agreement Nairobi na guverinoma ya Kinshasa, tubije twumvikana. Ubwo rero hakurikiraho process yo kureba kugira ngo ibyo twumvikanye bishyirwa mu bikorwa, nta cyakozwe kugeza igihe government yari icyo gihe tuvanira itwerurira ko nta kiteze gukora. Ubwo rero twagerageje inzira zose zishoboka zose kugira ngo turebe ko ibintu byakemuka amahoro, biranga duhitamo kugaruka iwacu. Tugarutse iwacu rero mu 2017 mu kwezi kwa mbere tariki 14. Twahisemo kugaruka ko n'inzira yo nari isigaye yuko muri ibibazo byacu. Ko twaje tugaruka iwacu kuza umunsi tubona hanga. Yego, kugaruka mwari mu bice bibiri, hari abari barahungiye Bugande, abandi bajya mu Rwanda cyangwa bari basubiye inyuma nk'uko babivuze, mujya mu bice binyuranye. Kongera guhuza imbaraga ngo mwongere muhure, abantu benshi bahora bibaza icyo kibazo kugira ngo mwongere muhure. Twebwe abari Uganda bavuye Uganda baraza, nibo baje bafashe ya mbere kuza, ariko hari n'abandi bari mu Rwanda n'ubundi nabo baje. Gusa ibintu byose ni process ntabwo abantu icyarimwe, ariko uko igihe byagiye bigenda bihinduka, ari Uganda abari mu Rwanda bose baraje, kuko bose babona ko inzira ni imwe nta yindi. Wahari wenda ndi bugaruke kugira ngo wenda uduhe ishusho noneho uyu munsi uko urugero aho mugeze, ibyo murimo mukora, kugira ngo wenda n'impamvu murwanira ababumva bavuge bati impamvu turwanira ni iyi, kandi turacyayihagazeho nk'uko wabivuze uti ntabwo badutsinze, habaye impamvu zitandukanye ariko impamvu yo ntiyatsinzwe. Kugeza ubu impamvu murwanira ifite ishusho isite? Impamvu turwana zahari ni nyinshi. Turwana uburenganzira bwacu, twabujijwe n'ubuyobozi buriho. Ngera intambara turwana uyu munsi ntabwo ari uyu munsi, ni intambara ifite amateka kuva 1996 habaye revolution ariyo AFD, ifite objectif 3. Iya mbere kwari kuvana interahamwe ku mupaka w'u Rwanda, zazivuye mu Rwanda zishe zikoze jenoside, ziza ku mupaka hano wa Kongo, zitegura kwica abasigaye. Iyo ari impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri kwari kugarura bene wacu bari biruka mu gihugu, babaye impunzi mu Rwanda na Uganda n'ahandi, ubwo bagaruke mu byabo. Ya gatatu kwari kuvana ubutegetsi mu butu yaburambiranye, ariko bwo guteza n'ibibazo haba mu gihugu haba no muri region. Izo mpamvu zitwesha rero zigeze zigira iki zikemuka. Niyo mpamvu n'uyu munsi tukirwana. Bene wacu ntibigeze bataha, interahamwe tuvuga ziracyari ahangaha n'ubundi ziyoboye n'ahangaha,
ubutegetsi bubi tuvuze mu butso ubutegetsi bubi n'ubundi buracyahari. So rero nkuko nkubwiye ngo amateka ya 1996 hagiye haba agreements zitandukanye ariko zitigeze zigira iki zigera ku musozo kubera kudashaka kwa guverinoma ziriho ko arizo ziteza n'ibibazo kugeza n'uyu munsi. Ariko sindi bujye kurekera ndajya hafi cyane ndashaka gusa nkubwira amateka aho intambara itangiriye. Ndatangira igihe cya CNDP dutangirira aho twagiye amasezerano na government yari yo kigiye ya Kabila tujya muri government twumvikanye turasinya tujya muri guverinoma tugeze hagati bo bava muri accord bava muri agreement twumvikanye muri amasezerano bo bayavamo twe tuhagarara tusure amasezerano tuhagararemo kugeza igihe batangiye gufunga hamwe kwica abandi gute. Afani niba naguciye mu ijambo amasezerano yavugaga icyari cyatumye mujya muri ngabo za leta byasaba amasezerano yasabaga iki cyatumye mwemera? Ni byinshi ariko ibyo twumvikanye ko ari uko tudeployinga Nord Kivu na Sud Kivu imyaka irenga 5 kugira ngo tuzane umutekano hano iwacu bene iwacu batahe bature batekane noneho tuzakora evaluation y'imyaka 5 turebe n'ibiki byagezweho kugira ngo tujye mu yindi etape. Okay. So ubwo rero icyo gihe imyaka itanagera nta n'icyo cyanakorwa bo bashaka kuyavamo byateje ikibazo. No havutse rero M23 mwumva bisobanuye amasezerano ya M23 nyine na guverinoma. So nibwo nyine twafashe na Goma mwarumvishe dufata Rushuru dufata za Goma pressure dusubira inyuma ariko tujya mu mishyikirano ibyo twumvikanye bitashyize mu bikorwa kugeza igihe nyine habaye mu dusubira Uganda. So Uganda rero twagarutse hano nko dusanze ahangaha n'ubundi bari ku butegetsi umunsi twari hamwe nabo kuva kera 2013 kada zaho twabaterninze za Rumanga 2016 tugeze 18 twari kumwe nabo uyu Kiseke twari kumwe nawe muri coalition hamwe n'abandi banyapolitiki bandi baga muri opposition y'icyo gihe. Kiseke duyu perezida cyangwa se uyu nguyu? Okay. Uyu nguyu kwese we yarameze nk'urwaye ariko n'uyu yakoreshaga n'abandi banyapolitiki bandi muri opposition y'icyo gihe twari kumwe nabo. Ubutegetsi rero afasho agiye ku butegetsi twumva ko ibibazo byacu bigize iki bikemutse. Twicara turindiye ku bibazo bikemura ko arabizi ko turi kumwe nta kigeze akora kuzige twaje delegation yacu ya Kinshasa imara amezi 18. Kuri aya masezerano Patrick Muyaya ndetse na Perezida Kisekedi Muyaya ni umuvugizi wa guverinoma ya Kongo ubwe ahakana ko hatigeze kubaho ngo nimwe mwaranagiyeyo avuga ngo ko mushobora kuba mwaramaze amezi 3 ariko nta wamenye ko mwaje. Ndakeka niko bateye barabeshya Kisekedi arabeshya n'abantu bose barabeshya nuko bakeka abantu bose arabaginga hari ariko twagiyeyo officially twanavuye officially twariyo bizwi twagize amanama menshi twagendaga no kwibari ya etat major twagiye no kureba ikigo cyitwa Mbazangungu twagiyeyo twagiye no kureba aho bita ZTM naho bita Mweso aho force zacu zagomba kujya gukora yoga nibyo twumvikanye birahari kandi biranditswe kuko na document isaba budget yogira ngo ibyo twumvikanye bikorwe irahari yasinywe na ministre wa interior w'icyo gihe witwa Kakonde irahari. So siribaza rero ko hari aho babihakanira nyuma rero yo kubaho ibyo twumvikanye ko tugomba kugenga forces zoperating Nord Kivu Sud Kivu yatsara umutekano wacu bene wacu bataye. Nyuma yaho tukazamufasha guhangana na Kabila itakoreye igikwazo afite. Tuyakoreye ikigo cyitwa Mbazangungu kugira ngo tuzashire brigade yacu ivanze nabe abo yitabe kugira ngo yizere ko afite umutekano Kabila ntacyo yamutwara. Aho ZTM mbabwiye ZTM nako agomba gushira force tukubaka amaforce yacu ayo operating Nord Kivu na Sud Kivu n'avamwe force ijya Kinshasa ko mbikubwiye. Turangije kumvikana tugeze kuri budget ndetse babyumvikana tuzane mariste yacu ariko turabakongomani. Urumva abantu badusaba mariste bareko turabakongomani twari kumwe nabo kuva 12 ariko uwo munsi bavuze tuzane ngo mariste bareko turabakongomani. Mariste turayazana Liti baske bacu turazizana basanga bari muri FRDC 99% ba muri FRDC n'amafaranga barasohoka
bamwe babaye promoted muri FARDC kandi badahari. Uwo dufite twebwe nk'umusirikare dufite ni lieutenant, hariya tugasanga ni major. Kuba mwarasanze umusirikare utakiri muri leta ari kumwe namwe hariya yarazamutse, mwe mwabitekereje mute mukibona ibyo? Oya twe tumenyereye ni bwabo bandi bwa bashaka kubona amafaranga ye. Umva bigeze badekara ko abantu batahari, bavuga ko bahari, amafaranga yasohoka akarya abo ngabo nyine ba. So liste twazitanga bashaka gukurana turi abakongomani, sinzi niba kumukongomani umenyera kuzina simbizi. Nyuma yaho bataya kuturega amafaranga turarindiriye kugeza igihe batugira ati mutahe itsonga tubahamagare. Delegation yacu yataha nyuma y'icyumweru kimwe baradutera. Nuko intambara yatangiye, nuko turi mu ntambara kugeza uyu munsi. Ngira ngo ni amateka nk'uko watangiye bivuga kugira ngo abantu bumve aho inkomoko y'intambara yaturutse. Ndagira ngo noneho Tshisekedi navuga ngo wari umwe muri mwe wari muri opposition ya leta yari iriho asimbura, yarasimbuye mukaba mwari mugiye no kumufasha uwo yitaga ikibazo agiye ku butegetsi wabuvuyeho hariwe Kabila ngo mumufashe kugira ngo ibintu bisubire mu buryo namwe mubashe gucyura bene wanyu. Aha rero nyuma yuko babateye akavuga ati nabadashaka amahoro, nyuma y'izo nshuro ebyiri mutangiye kwirwanaho, haba hari uburyo bundi mwongeye kumwohereza ubutumwa no mumaze muti ko tubwiraga ngo nabadashaka amahoro koko baba bakiribo cyangwa mwararekeye mubona ko ababeshya? Niyo abantu banarwana haba hari inzira n'ubundi banakomunika. Twakomeje kubikora ako tuza gusanga ari uri kubikora koko. Wenyine yatubwiye ko ngo nyuma yo gukurikirana bari gusanga turi abanyarwanda, so bisobanuye ko ari we wabikoraga atari abantu be. Nivuga kuri iki ko baje gusanga muri abanyarwanda, sindi bujye kure y'ibivugwa buri munsi n'ubutegetsi mu Rwanda nabwo ari bwo bwa Tshisekedi. Avuga ko n'ubundi arwana n'u Rwanda, rimwe na rimwe akavuga bati n'itsinda ririmo abakongomani n'abanyarwanda rifashwa n'u Rwanda ndetse na Uganda. Ikimwe iyo bakivuze mu byumva mute ko uyu munsi bavuga ko mufashwa n'u Rwanda na Uganda? Ibyo ngibyo bahora bivuga, n'ubutegetsi bwavuye bwarabivugaga, n'abangaba niko bavuga, ariko bazi ko atari byo, bazi ko atari byo. Abanyarwanda ni abavandimwe bacu, ntawabivanaho, ariko hari u Rwanda hari na Kongo. Igihe cyose rero iyo Kongo naniwe gukemura ibibazo yakabaye ikemura, ibyitirira abandi, ibyitirira u Rwanda, ibyitirira Uganda, cyane cyane u Rwanda, ejo izabyitirira n'abandi. Uyu munsi turavuga u Rwanda, nyuma gato ikavuga Uganda, ariko nkeka ko n'ejo izavuga n'abandi kuko niko bateye. Ariko bazi ko atari byo. Babivuga bazi impamvu babivuga ni uko badashaka kubona umuntu uvuye mu Rwanda muri Kongo, cyane cyane abatutsi. Kandi ntacyo wabihinduraho, nawe ntiyabihinduraho. Abo udashaka ni abakongomani, bagakomeza kuba muri Kongo ntaho bazajya. Kutwitirira u Rwanda, kutwitirira Uganda n'abandi bazatwitirira n'ejo bundi azakomeza kubivuga, ariko siniza ko azava igihe kirekire kuko ni ikinyoma cy'igihe cyacyo, ariko n'ukuri kwagira iki kugaragara. Muravuga rero ko abyitira u Rwanda, ariko ndagaruka nibaze mwebwe mu by'ukuri ukurikije uko mumeze, ibikorwa mukora, naciye ahantu hari urugomero rwubakwa, umuntu yakwibaza ngo amafaranga angana kuri ashobora gukora ibikorwa remezo bingana kuriya bihenze, mwe muyakura he niba muvuga ko mudafashwa n'u Rwanda na Uganda? Icyambere urugomero waciyeho ni project ya Union Européenne yo gukorera hano. Hari ibyo dukora bikeya bitoya bijyanye n'ubushobozi dufite, ariko support yacu icyambere dufite impamvu ni support yacu ya mbere. Icya kabiri ni abaturage basapotinze urugamba turimo ko turwanira ukuri n'abazi ko ari ukuri, kandi abaturage barambiwe ubutegetsi bwa Kinshasa, baraburambiwe. Nuba support dufite rero ni twebwe ku giti cyacu bagira ikibazo, ni abakongomani in general supportinze ko barufite ubutegetsi bwa Tshisekedi, no kwa dufite impamvu. Abarimo gutera inkunga uyu mushinga n'abanyamahanga ni Union Européenne. Ikoranite namwe se kandi mutitwa ubutegetsi? Iyo projet twasanze iyo projet hari ari ikintu atangira, ariko twashyizeho environnement ituma ikomeza
tubemerera ko bakomeza nabo ko barakomeje nuko bazi ko bafite garanti umutekano kandi kuko turabubaha ko tubaho n'abandi bose bari mu karere dukontrolinga. Uyu munsi abaturage batuye muri aka karere murimo bafite umutekano ku ruhe rwego, harimo abari mu kaga, hari abo mwashyize mu nkambi cyangwa bari mu ngo zabo niho mucungira umutekano wabo? Abaturage mu karere dukontrolinga baratekanye cyane ku buryo n'abari mu turere tuyobowe na leta bavayo bagahungira aho turi. Yego hari uturere tukiri mu bibazo twegereye front line aho Kisekedi akreatinga tero kugira ngo ahamura abaturage yica abaturage asenye ibintu byabo kugira ngo wenda n'abahunge bajye mu nkambi kimwe n'abandi kuko hari abo yafasha notage abashyira hano za Kibati batakanya Rucinya abandi bashyira za Sake abayifuza ko n'abandi bose bajya muri iyo situation cyangwa bagahunga igihugu kuko nta mbabazi nta rukundo afitiye abaturage. Aho umuntu yakwibaza perezida wifuza ko abaturage bahunga se guhunga ko abaturage abona byabagiraho ingaruka cyangwa nuko adakunze abaturage? Afite impamvu ze nkeka ari wazisubiza akugita umuziho nta baturage akunda nta gihugu akunda araho ameze nka mercenaire. Yego ukiri kuri cyo kudakunda igihugu n'ukuntu abikora ubona iyi ntambara mwafashe icyemezo musubira inyuma nk'uko wabimbwiye 2012 ubona iyi ntambara mu by'ukuri iyo urebye ishusho ifite muzayirwana kugeza cyangwa izi mbaraga zabashubije inyuma 2012 n'ubundi uhora utegereje ko isaha yose zaza cyangwa hari ingamba zo guhangana nazo? Icyo gihe hari 2013 sorry ngo turi 2024 uvuga ngo ibintu byarahindutse. Sinizera ko bazongera kubibona. Twebwe ntidutera wari wese dushaka gutera wari wese kiduka twirwanaho ubona kwa abaturage bacu kandi tukatuzi ko turabizi nakujana ko guverinoma Kinshasa nta na rimwe izashaka ibibazo bikemuka mu mahoro. Ubwo rero natwe tuzakunda kwirwanaho mu bushobozi dufite kandi tunarinde abo turi kumwe nabo. Hano nituvuga intambara ntago ndi bwibagirwe kubaza niba muri iyi ntambara mwaba mufite zimwe mu mfungwa z'abanyamahanga bashobora kuba bari hano mu gihugu baje muri iyi mirwano? Abanyamahanga turabafite, dufite abarundi, dufite na FDL n'abanyamahanga ni bene wacu. Ubwo nabo turabafite, dufite na FARDC, dufite n'abandi bita ngo abazalendo kugira ngo bazi icyo bisobanuye abazalendo nabo turabafite. Ariko abanyamahanga nabona abarundi n'interamwe dufite. Yego nunakenera kuzibona urazibona zirahari. Yego wenda duhe ishusho y'umukongomani wavuye muri ibi bice birimo imirwano akumva mwaragarutse muhe ishusho kugira ngo ufite uburyo bwo gusura ibice wenda ashobora kuba yazamo kureba yumva ishusho mu by'ukuri iri muri iki gice mufite no kwizera uko ashobora kuhagera waba hari ibice ashobora kuganamo. Ibice dufite dukontrolinga ni Rucuru, ni Masisi, ni Nyiragongo. Iyo bice biratekanye wari wese yabisura abaturage baratekanye no ushaka uze kubareba baratekanye. Nakubwiye ko arava mu bice biri mu maboko ya government bakahungira n'iwacu batuye batekanye. Nakubwiye ko ari amaproje ya Union Européenne ari gukorerwa hano, hari maonje menshi NGOs nyinshi ziraha nuko hatekanye nuko ari umutekano. Afande reka tugushimire kandi dushima umwanya muduhaye no kuba hari uburyo muhaye ishusho abakurikira uru rugamba umunsi ku wundi. Ariko nsoze mbaza ikibazo kivuga kiti ejo bundi umuvugizi wa guverinoma ya Kongo akaba na minisitiri w'itumanaho arigoma aje gushyingura baguye mu nkambi ya Mugunga atanahwema kuvuga ko ari mwe mwayirashe mufatanyije na RDF nk'uko babyandika M23-RDF. yavuze ko noneho ibijyanye n'amahoro bidahara ahubwo agiye kubura intambara. Mwaba mwarabonye ibindi bitero byihariye bitandukanye nuko bisanzwe muri iyi minsi nyuma yuko abivuze? Ibyo bavuga scenario zo kurasa impunzi hariya ni ibintu basanzwe bakunda gukora. Na 2012 barabikoze, 2013 barabikoze, bikozwe na kakagabo kamwe bita Kahonja kabagigoma kari gakora intera hamwe. Icyo gihe
babikoze kuko MONUSCO yanze kubafasha mu rugamba babona bari gutsindwa bajya kureba MONUSCO ngo kitari kubafasha MONUSCO yabatiriye mwatangije intambara kandi mwari mu mishyikirano hadushaka kubafasha bayentimida MONUSCO yagira kwaza kwitera amabuye niki MONUSCO baravuga ati ariko ntihagira kompani muri Goma turabafasha icyo bakoze Kahonja na region commander w'icyo gihe wari uhari witwa Bauma berekeza imunda muri Goma kugira ngo MONUSCO noneho itabare kubafasha ni nibyo ngibyo n'ubundi bakoze rero bundi hariya buri munsi yaduteye ko nabwiye ko tudatera twebwe kwirwanaho yaduteye ahantu hatandukanye henshi ariko hose ahora n'ibibazo ngira kubera umujinya hari bashaka ko SADC n'abandi wenda babo binjira mu rugamba barasa cyangwa wenda ya komite international ibone ko ina confirming bya bindi batwita ngo turaba terrorist kandi tutari bo barasa mu baturage ariko isi yose urabizi ko ari bo babikoze so byo kuvuga rero ngo bavuze ko ngo noneho ngo inzira y'amahoro ntayo bagiye kujya mu ntambara nta nigeze ibaho ko ntibigeze banayishaka kuva 2022 haba ibintu bize bya process by'amahoro byo kureba ko cyane ku mahoro twagaye duhagarara tugasubira inyuma yose tukabyemera ko government igeze ishaka so ubwo rero nta gishavuze rero n'ubundi yavuze ibyo asanzwe bakora ubwo kandi natwe tuzakora usanga dukora natwe yo kwirwanaho no kurwana ku baturage dufite Fande ijambo kwirwanaho niturisobanura mu kinyarwanda cyacu bisa nkaho ari igihe hari umuntu urimo kukwataka ukamusubizayo waramutse atakwatatse waguma aho uri niba uko ariko mbyumvise cyangwa wamfasha kubyumva twebwe dukomeza kubwira amahanga n'abandi na region y'amahanga ya kure kubabwira ko dukeneye amahoro na kinsa tugiye ko dukeneye amahoro niyo mpamvu ntawe dutera twebwe turirinda gusa akiba duteye ngo twirwanaho nukuvuga ngo ataduteye ko ntabwo twarwana iyo mwirwanyeho mugumaho muri cyamubigizayo kubera ko kuko iki kintu cyo kwirwanaho abantu benshi bagikozeho comment mu bihe bitandukanye abavugizi baba wa gisirikare n'igisivili cyanyu babivuze wabonaga ko bibaza bati abantu birwanaho ntabwo barimo kurwana ariko noneho mufite n'ihuriro ry'uwaje abayoboye akavuga ati twe tuzajya no gukuraho ubutegetsi none wowe murirwanaho turirwanaho ariko mu kwirwanaho ubwo nuvuga ngo uvanaho cyake n'igituma ukunda kwirwanaho nuvuga ngo niba baduteye twirwanaho ubwo icyo twirwanyeho tuvanaho ya menace nuvuga ngo iyo menace ituma duhora twirwanaho iyo menace ituma duhora duhagaze dushaka kurwana kwa turengo batamara iyo menace ituma bene wacu bamaze imyaka mu mpunzi iyo menace ituma bene wacu birirwa bikoreye imisambi ku mutwe bataza bari burare iyo menace ikomeza gusenya iby'abaturage kwica abaturage tugomba kuyivanaho ubwo ni muri kadi yo kwirwanaho okay afande ubuzima abana bariga inaha amavuriro yasubiye mu buryo bwo gukora nibura hibanzaho muri amavuriro arakora amashuri arakora ejo bundi akoze examen cya leta mbashize icyumweru bagikoze bariga ketse utwo turere nkubwiye twegereye front line natwo ni dukeya ariko ahandi bariga kabisa no mu kanya hano amabisi acyuye abanyeshuri numva amasaha ageze barahura nabo bavuye ku mashuri bakora ikizami cyoherezwa gukosorwa na leta cyangwa hari uburyo kijya Kinshasa n'ubundi okay Kinshasa icyo yakoze abarimu bari mu turere turimo bakasa amafaranga yabo ariko amashuri yarakomeje kuko abaturage barahagaze abana barahagarara nabo barimu bari mu turere baritanga bakomeza kwigisha leta ibonye ko byanze guhagarara nubwo ashaka ko bihagarara nta kundi ubwo yazikoresha ikizame yohereza abantu bazanye nyine ama examen zirakorwa n'ubundi ziragenda ndasoza ku kibazo gito unsubize wenda utagihaye ntuza nyinshi bitewe wenda n'umwanya nkumaranye umuteganya ko mushobora guhirika ubutegetsi mukoresha igisirikare niba ramuka batemeye ibijyanye n'amahoro cyangwa ubwumvikane bwo kugarura amahoro muri aka gace tuzakomeza gutakamba dushaka amahoro dushaka kubyakemuka mu nzira y'amahoro kugeza igihe wenda bizakemukira ndagushimiye akoze cyane Kina nguvu sana
kina nguvu sana, 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 kina nguvu sana. Shangilia, Petro, shangilia, shangilia, Petro, shangilia, shangilia, Petro, shangilia, shangilia, Petro, shangilia, shangilia, Petro, shangilia.